cyane wowe ukurikirana ibiganiro byacu bya buri munsi bica hano kuri 10-250. Uyu munsi tugarukanye na Miss Mbonyi. Abantu benshi baramumenyereye. Ku bamubonye bwa mbere, uyu ni umukunzi wa Israel Mbonyi, utamukunda byoroshye, ushaka kumubera umugore. Umeze ute Miss Mbonyi? Meze neza ndakomeye. Yego. Makuru y'iminsi? Makuru yanjye ni meza ariko ntabwo ari cyane, ni ibintu bivanze. Impamvu twongeye kukugarura hano, tumaze iminsi twumva uti hari abavuga ati yapfuye, hari abavuga ati arashaka kumuroga, hari abavuga ati ntabwo ukwiriye kuba Miss Mbonyi cyangwa se kuba madamu wa Mbonyi. Hari n'andi makuru tumaze iminsi twumva ko bitakoroheye nyuma y'uko watubwiye y'uko ukunda Israel Mbonyi. So turashaka ugire icyo tubwira kuri ubwo buzima uri gucamo muri iyi minsi n'ingaruka biri kukugiraho kuba warikundiye umuntu wawe. Urabyumva nawe biragoye kuko dore ko ari no mu kazi barimo bashaka kunyirukana ngo ninsibe ngo ibiganiro ngo nakoze, ukumva ni ikibazo n'abantu bari kunyinjira mu kazi kandi ntaho bihuriye n'akazi. Ikindi ngo ninsibe ngo profile yanjye ngo ifoto yanjye iri kuri WhatsApp yanjye kuko hari ifoto ya Mbonyi, ngo ninyisibe kuko ahantu hose hariho na TikTok yanjye hari ifoto ya Mbonyi. Bari kumbwira ngo ninsibe amafoto ya Mbonyi, ibyo rwose aho ni ukunyinjira mu buzima ntabwo byakunda, umva ko ni ibintu bitanyoroheye. Ibyo ni mu kazi babikubwira kugira ngo mukomeze mukorane, ugomba gusiba buri kintu cyose wavuze kuri Mbonyi, wakoze cyose kigaragaza Mbonyi na profile ya WhatsApp, ubwo bivuze ko hariho Israel Mbonyi. Yego rwose nibyo turi kuvuga, niko bimeze. N'abantu hanze nabwo wenda kunyica, harimo n'abo duhura nta nubwo kuva no mu rugo ngera no ku muhanda bisigaye bimbera ikibazo kuko harimo n'aba bashaka kunyica. Nkavuga ni nta kundi kugenda nyine, ubwo ugiye kujya nigengesera kuko niyo gahunda nabonye igezweho ku kibazo cyo gucunga nyine umutekano wanjye pe. Tekereza ko ari iyihe mpamvu ituma abantu bakwanga kandi wowe ibyo uzana atari urwango, ari urukundo wakunze umuntu kandi urukundo rukaba rujya aho rushaka? Tekereza ko ari iyihe mpamvu uri guca muri ibyo bintu? Impamvu nkeka ko ari ukungirira ishyari. Kugirira ishyari kubera ko ukunda Israel Mbonyi? Yego. Nkeka ko ariyo mpamvu, niryo shyari abantu bamfitiye. Ko nkabaza nti kare kose mwe kuki mutavuze ko mumukunda? Nimba hari n'abakobwa bamushaka kuki imbere batabivuze? Njye barampora iki, baranziza iki? Bandetse nkivugira Imana igakora ibyayo. Njyewe uko byagenda kose njyewe Mbonyi ndamukunda kandi nzamukunda mpaka mpfuye, nta n'uzanamunkoraho pe, kuko umutima niwo ukunda. Ntago umutima wakunze wawubwira ngo kuramo uwo muntu ukunda undi, ntago byakunda kuko Imana niyo iduha iryono, niyo iduha gutekereza, niyo idushoboza. Imana itagushoboza ntacyo wakora. Miss Mbonyi, iyo ubonye ibyo bintu biri kukubaho kubera gukunda Israel Mbonyi, ni iki ufata? ubuhe mwanzuro? Ufata umwanzuro wo kumureka ukarekeraho kumukunda ugasiba na profile, yego n'ibyo biganiro niba bishoboka ukabisiba kubera akazi, cyangwa se kubera iyi pressure y'abantu bagushiraho? Wumva ari iki wakora? Njye nta na kimwe nakora, ari pressure y'abantu ntago nayigenderaho, ari no mu buryo bw'akazi sinabigenderaho kuko nta na kimwe nabumva. Njye navuze ibyanjye kugira ngo Imana imfashe inanshyigikire, na Mbonyi nawe ahari hose abe yabibona akabyumva, akavuga ati koko ku mugani ashobora no kugira n'izo mpuhwe, cyangwa se n'undi muntu runaka akagira impuhwe akabasha kumpuza na Mbonyi wanjye. Ubwo urumva rero njyewe ibyo byose nta na kimwe nakora. Yego. Ukuvuga ngo uko baguca intege kose bakureye amaso, ntabwo ushobora kureka Israel Mbonyi? Ntago namureka kandi sinteze no kwivuguruza. Yego. Israel Mbonyi, hari ikimenyetso cyangwa icyizere cyo kuba ushobora guhura nawe, cyangwa ibyo uvuga cyangwa umushakaho wazabibona?
ni ikihe kimenyetso kikugaragariza kikanaguha n'icyizere kugira ngo ube wabasha gukomeza ushizemo imbaraga nyuma y'ibyo byose bituma baguca intege? icya mbere gituma mbyizera ni uko reba hari ubwo nababwiye ngo narose ngo mbona turi mu gitaramo ahantu mu kibaya. Ikintu nshimira Imana rero afite n'igitaramo kuri 20 z'ukwa 12. Ubwo rero urumva Imana iri kugenda isohoza amasezerano yayo. Njye ntago nzaza ngo mvuge icyo Imana itavuze, ntago nzamera nka ba bandi babeshya ngo umuntu ngo twamubonye mu isanduku, ngo umuntu twamubonye ikuzimu. Oya, umuntu w'umukozi w'Imana avuga ikintu kikaba. Ntago ari wa muntu ikintu kiba yarangiza akabona kukivuga. Ubwo urumva ukorera Imana ninde? Ukorera Imana bijyanye n'Imana ntago mbiziho cyane. Ukivuga icyo hari umuhanuzi wigeze kuvuga ko ifoto yawe abantu benshi baramuzi banarabibonye ngo ifoto ufite uyikoreraho ibintu runaka ngo yavuye ikuzimu. Uwo muhanuzi utekereza ko ari iyihe mpamvu yabimuteye kugira asohoke hanze atangaza ibinyoma kuri wowe? Ese uwo muhanuzi waba umuzi, mwaba mwarigeze guhura? Njye sinanamuzi nyine ariko ndamwumva, ariko mu ncamake njye namuha, nzi neza ko Imana niyo ivuga ikintu kizaba yuri umukozi w'Imana. Ntago Imana ikubwira ikintu ariko cyasohotse ubone kugisohora. Iryo ni isebanya kandi iryo ni ishyari. Nimba afite mushiki washaka kuzaha mbonye ntago mbizi, ariko muri make iryo ni ishyari. Nyese uko nkanjye navuze ko icyizere mfite ari uko njyewe mbona no mu nzozi zanjye nkarota mbona turi kumwe ahantu mu kibaya ngo mu giterane. None se ubwo njye urumva bitagiye gusohora? Bigiye gusohora. Ni itariki yarasohotse. Urumva njyewe rero njye ntandukanye n'abariya. Njye ntago nzishushanya ngo mvuge ikintu ko kitari. Oya, ntago nzavuga Imana itavuze, ahubwo bariya bameze kuriya bavuga Imana itavuze. Nzi neza ko bazabona ishyano. No muri Bibiliya aho byanditse. Kuko nk'ubu hano mu Migani 23 umurongo wa 15 haranditse ngo mwana wanjye umutima wawe nugira ubwenge, uwanjye nawo uzanezerwa. Umurongo wa 16 ni ukuri umutima wanjye uzanezerwa nuvuga ibitunganye. Ni ukuri Imana ndagushimira, njyewe nzajya mvuga ari uko mbwirijwe nawe, ari uko Imana imbwiye ko mvuga. Ntago nzavuga utantumye. Mbese mbonye iyo uvuze gutyo Imana uzavuga ari uko yagutumye. Ushatse kuvuga iki? Imana niyo yagutumye ko Mbonyi agomba kukubera umugabo, yakubwiye ko Mbonyi agomba kuba uwawe, nibyo ushaka kuvuga? Icyo mba nshatse kuvuga hariya, urumva kubera ko tunasenga tukaba makuru imigenzo runaka ntazi nibo bashaka gusubiza. Yego. Ariko nyine mu buzima busanzwe Imana izambwira njye nzakivuga. Kandi utekereza ko n'ubundi ntago ari njye witumye. Imana tugendana nayo kandi duhorana nayo. Yivuze ngo mwana wanjye urahita bati karame, nyobora uko ushaka. Yego. Niki wabwira ku bantu wavuze ngo bashaka ngo kwica, bashaka kukugirira nabi, baguhora kukuvuga gukunda Israel Mbonyi? Njye icyo mbabwira ni uko binshira urubanza cyangwa bajye banshira iteka. Njye ntago nteze kwivuruza kubyo navuze, kandi naba amagambo yabo bambwira ntago yavuguruza ibyanjye. Oya, ahubwo njye niba mfashe bankorere sapoti baje kubona Mbonyi mwiza wanjye ubahiga bose, kuko sinzi ingano yiwe. Nyine kuba namubona umutima wanjye ukaruhuka. Ibindi byose bavuga ntago nabyumva, nta cyabihindura. Umuntu nkeneye ni umwe wenyine, Israel Mbonyi wanjye. Usibye kubona Israel Mbonyi ku mafoto no ku mavideo, hari ahandi hantu uramubona? Ntaho ndamubona. None ni gute byaje kumva umukunze kandi utaramubonaho amaso ku maso? Nuko byaje nanjye nabyisanzemo. Yego. Tugikomeza, ni iyihe mpamvu wumva ari wowe mukobwa w'igitangaza? Urabona Mbonyi azizwi ku isi hose, mu Rwanda no hanze,
kandi ahura n'abakobwa b'ingeri zitandukanye, ni iyihe mpamvu ituma wumva ari wowe mukobwa ugomba guhiga abandi ukaba umukunzi wa Mbonyi akaba yanakugira n'umugore we? Nshingiye ku ijambo ry'Imana ko ivuga ngo hari aho Bibiliya itubwira ngo ifata abari hejuru ikabacisha bugufi, cyangwa se no kuri iriya nkuru ya Esiteri, ubwo Esiteri ari umwana ukora akazi ko mu rugo, bakaza gusaba umwami akaza gutoranya mu bakobwa bari bafite muri urwo rugo, bakavuga bati turashakamo umukobwa hano umwe ko ari we umbera umugore. Ndibuka umwami yatoye Esiteri, kandi hari abakobwa beza bikwije ibirato, imyambaro myiza inahenze cyane, kandi Esiteri yari umuntu yambariye ibirenge. Niho nshingira ko rero Imana igatoranyamo Esiteri muri abo bakobwa barengaga 10. Nanjye rero niyo mpamvu nshingira ko mpamya ko Imana ishoboye ibintu byose. Imana yavuze ntawayivuguruza, icyo yafatanyije nta muntu ugitandukanya. Nanjye ndiyizeye, ndi tayari muri uwo mubare w'abo bakobwa, nanjye ndi ku murongo, ndabyizeye. Ahubwo Imana ifashe Israel Mbonyi nawe abashe guhitamo. Yego. Miss Mbonyi, wigeze ukurikiranaho Miss Rwanda ikiba? Biriya ntabwo byantera ubwoba njyewe. Ndakubajije, wigeze kuyikurikiranaho? Narabibonye ariko ntabwo nari nakamenya ibyo ari byo kera cyane, narabibonye. Ni nk'uwuhe mu minsi wabuze? Nta mu minsi nzi ko ntabwo nabikundaga. Yego. So ni uwuhe mukobwa uzi hano hanze kuri social media? Nzi Knowless. Yego. Tutitaye ko wabuze Knowless ko afite umugabo, urihereza amanota angahe hagati yawe na Knowless? Mbonyi aramutse agiye guhitamo, urabona ari nde wamwegukana? Ibyo ngibyo Imana niyo ibigena, Imana niyo ihitamo. Nshobora kujya ku mwanya wa mbere. Imana urumva njye icyo ndi gusubiza, Imana yantunze intoki yangira uwa mbere. Uri uwa mbere muri make? Yego. Imbere yawe na Knowless? Urumva Knowless kuba mutanze urugero nyine niwe muntu nzi, ariko njye icyo nshingiraho mvuga, Imana yabishatse nabo wa mbere muri abo bakobwa bose. Koko ku buryo ari wowe Mbonyi yahitamo? Cyane rwose, Imana yabyemeye. Ni ikihe kintu gituma uvuga ati njye navamo umugore mwiza? Duhe nk'ingero ebyiri zituma, ku buryo na Mbonyi abonye iki kiganiro yahita azishingiraho akavuga ati nkurikije ibyo uyu mukobwa avuze, uyu yavamo umugore mwiza. Cya mbere, nanjye ndasenga kandi mvuga Imana. Kabiri, Mbonyi sinzi niba akunda umuntu wisukije cyangwa utarisukishije, cyangwa se umuntu mutoya cyangwa ubyibushye cyangwa uringaniye. Aho rero nizera ko nazamo, kuko sindi munini kandi sindi na mubi cyane, kandi nanone ikindi sindi na munini. Yego, ingeri zose ndimo, sindi munini cyane, sindi mutoya cyane, hagati hose ndimo. Urumva rero ndi tayari, nduzi. Tugana ku musozo, ni iki wabwira Mbonyi ku giti cye? Ni iki wabwira abantu bakurwanya? Ni iki wabwira abantu muri rusange bagukurikirana umunsi ku munsi? Abantu muri rusange nibatuze, dutegereze icyo Imana yanditse ku buzima bwanjye no ku buzima bwa Mbonyi. Dutegereze, kuko iyo Imana ivuze biraba yategeka bigakomera. Nibareke Imana yikorere yigaragaza. Umugani, nimba ari ibyanjye bizaba ibyanjye, niba atari ibyanjye Mbonyi aba ari we unsubiza, niwe nkeneye wenyine. Ikindi Mbonyi icyo musaba, abo ni abantu nasubizaga, ni abafana. Ikindi Mbonyi icyo ndi kumusaba, ndamusaba ko ni ukuri yanyumva nkamubona tugahura, kuko ntago nzi ingano yiwe, ntago nzi ngo ni muremure cyane, mugufiya cyangwa niki, mubona ku mayekara, ariko bitewe n'urukundo mukunda nta cyabihindura n'ubundi, ntitaye ngo ni mugufiya cyane muremure. Gusa nuko nibyo nabyo ntarabibona, ariko nta cyabihindura, kandi nta n'uwamvuguruza rwose ku rukundo mukunda.
ijambo rimwe kuri Israel Mbonyi, ijambo rimwe ku bagukunda, n'irindi jambo rimwe ku bakurwanya badashaka ko wahura na Israel Mbonyi cyangwa se ibyo umwifuzaho byaba. Kamere ku bandwanya, abandwanya rero nabo ntibatuze, tugendere hamwe ku mugozi umwe, tureke Imana yikorere ibyayo. Gukunda narakunze, yankunda cyangwa atankunda njye nzanamukunda paka mpfuye, ariko umuntu ntegereje ko ansubiza ni Mbonyi wenyine. Ku bafana, bafana banjye, njyewe ikibintera nanze kujya mu mugozi ngo niyahure cyangwa ngo mbe nagumya gushengurwa umutima n'urukundo, biba ngombwa ko mbivuga. Guys, ntegereje inama zanyu n'ibitekerezo byanyu mugenda muduha, nabyo ndabibona, ariko ntago nzava kuri Mbonyi wanjye, ndamukunda nta n'uwamumbuza. Bafana banjye namwe, ariko ikintu mbabwira abafana ni ukuri, njye mbona ntihakagire umuntu uheranwa n'agahinda ngo ajye mu mugozi ajye kwiyahura. Ajya abivuga ashobora gukuramo igisubizo, kibe cyiza cyangwa kibe kibi, ariko bagushubije umutima ukaruhuka, ntiwiyahure. Gatatu, Mbonyi mwiza wanjye, ndifuza kuba nahura nawe. Hari ababona iyi video cyangwa abandi bantu bampa support, bamfashe mbashe kumubona, kuko ndamukunda, nirwo rumuri rwanjye mfite kuri iyi si. Ni iki uzasaba Mbonyi mumaze guhura uhita unasezera abantu? Nzamusaba cyambere kiza ku mwanya wa mbere, njye namusaba cyane namubwira. Uzamusaba cyangwa uzamubwira? Njye icyo namubwira nuko ikintu cyambere nabwo nzahora mvuga mpaka na n'izi saha nuko mukunda, nta kindi. Ni urukundo gusa? Yego. Byo kuba umugore we cyangwa se kuba wabana we mukabyarana abahungu n'akobwa barabihinduye? Oya, kandi birimo. Yego ko Mana yanjye, ari nacyo kindaje ishinga. Ubwo se ntabivuze bakamuntwara? Oya. Sezera abantu bacu hanyuma tugane no ku musozo. Guys, ndabakunda cyane bafana bacu, n'abanyanga mwese, ndabashuje amahoro y'Imana abane namwe. Turabashimiye cyane abadukurikiranye kugeza ku musozo w'ikiganiro. Inkunga yanyu muduhereza, ibitekerezo byanyu byose turabireba, like, comment na share mukora byose turabibona. Ikindi kandi mukomeze mudusapotinge. Ciao ciao, ibiganiro byacu byo nakagaruka.